hanyuma hasigara umwe. Umwe aza kuza kumbwira ngo nanjye ngo uriya mukobwa wawe ngo Furaha. Bose bacaga kuri wowe. Bacaga kuri jye. Hanyuma aza kuza ikigabo cy'igiswikiri gisinda cy'umurumogi, noneho kirambwira ngo kirashaka Furaha. Furaha yarabyeka ngahe? Kabiri. Kandi ku bagabo batandukanye ubwo. Oya, we ntabwo yabyaye ku bagabo batandukanye. Uwo muntu waruje kumujyana Imana ntabwo yamushakaga. Ukuntu byagenze icyo giswikiri kije, jewe nariyangiye. Oya, ntabwo uri umukwe wawe. Ntabwo Imana yigeze kunyereka. Ntabwo mubi yanyeretse wowe urimo. Umusore abwira uwo mukobwa bwihishwa, baragenda barishingira. Bagiye kwishingira, hanyuma hashize nk'ibyumweru 2. Uwo Furaha araryama yumva ijwi ngo rimubwira ngo Furaha we wahuryamye ni hehe, ngo byuka utahe ujye muhira. Kuko jewe nabwiye Imana ntabwo kiriya kintu kisinda cyambaye ibishwarita, cyari yambaye ipantaro bicagaguriye se gutya za deshi. Ntabwo biriya wigeze ubinyereka. Imana irambwira ngo ninjye watangiye umurimo kuri wowe kandi n'igihe uzawusa. Ndaceceka ntegereza uko bizagenda, ko ngomba kumvira Imana. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma abyumvisha iryo jwi arabyuka, ahita afata igikapu cye uko yakagiye agiye kwishingira, agarukana n'icyo gikapu arakomanga, arambwira ngo mani ngo nditahiye. Nutashye ute? Ati ngiye nditahiye. Ati numvishijwe rimbwira ngo nintaye njye muhira. Kubera ko nabwiye Imana nti njyewe kirasi nigeze nkibona. Imana iramwe ngo ceceka, kuko ninjye watangiye umurimo kuri wowe, ngo kandi ninjye uzawusa. Mpita nceceka. Iragenda iramwumvira, iramubwira. Maze kumubwira ahitaza, amaze kumbwira ngo nditahiye, ndakingura ajya kuryama. Mu gitondo giswikiri kiba cyagezaho. Igiswikiri kiza kureba umukobwa. Arambaza ngo umugore wanjye yageze aha. Ndavuga nti yahageze. Ngo none se wamubwiye akaza ngo tukavugana. Ndavuga nti ndeka mubwire. Umukobwa ati hoya sinshaka, nimuvugane wowe. Umusore arongera aramvugisha ngo none ko yanze ko tuvugana ndabigenzane. Ndavuga nese ubundi kumbaza ujya kumujyana waramunsabye. Iyo ufite Imana iguha n'ubwenge cyane. Umusore ngo none se basi ngo ntiwangira inama. Ndavuga nti inama nkugira nuko wajya kwihana, ugakizwa, wamara gukizwa ukabatiza ukaza ukamusaba ukamukwa, ubundi ukamujyana. Ngo itorero ryanyu ribahe, ndahamwereka. Uze kwamwereka ku cyumweru yabaye wa mbere, araza arapfukama arihana, bamwandika mu gitabo nawe cy'umubatizo. Maze kumwandika mu gitabo cy'umubatizo, bamubwira ko umunsi wo kubatizwa aribwo azashingirwa Furaha. Hanyuma ubwo ariga tangira kwigira umubatizo. Hasigaye nk'iminsi 15 kugira ngo abatizwe bashingirwe, ubukwe twarabwiteguye byose yarabirangije. Arapfa. Giswikira arapfa. Ajya umviye inkuru yanjye. Iyi ni moto kugira ngo yitware ubyemerewe nuko ufite kategori A. Kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya, ngizi ni hano. Maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na Howo. Inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa, ushaka gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel. Hose ni hehe? Ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri Gasabo showroom ntihandi tuba tufite ibikoresho byiza byo mu nzu. Ni karibu rwose nawe wihahire cyangwa uzurebe uko biba byifashe, ibikoresho byiza cyane. Duhamageze 7887078689. Nitwa Rweme Mbabazi, nige ubahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi
twicaranye ku nkuru yanjye kugira ngo tuganire ku buzima, tuganire aho Imana yamukuye, tuganire ubuzima bwiza uyu munsi arimo bitewe n'uko Imana akoze igitangaza gikomeye ikamwongerera iminsi. Tujye twicara dushima Imana, tujye twicara twumve ko ubuzima byanze kunze bugomba kuryoha kandi buzaryoha, sibyo? Nkuko ubibonye dutangiye rero, wenda nk'abantu mwumvise ko subira inyuma urebe ku bantu bifuza wenda amahugurwa atandukanye cyangwa mwifuza gutera imbere cyane cyane mu myuga itandukanye. Uyu munsi ntabwo uzakora ikindi kintu kizaguteza imbere kitari umwuga. Injira mu mwuga muri Action College, ushaka gutwara imodoka, kubona permis provisoire définitif, ni ibintu byoroshye cyane kandi byihuta hariya muri Action College. Abiga indimi n'ibindi bitandukanye byose birahari. Reba kariya ka video, hariho bari abastari bo kuri RBA. Nuko ndi kumwe n'uyu mutati, nzi amazina ye ko ntabwo ushaka kumuvuga bitewe n'uko ari umuntu mukuru, ahubwo aratangira yibwira abadukurikiye muri kano kanya. Tubahe ikaze mama. Murakoze. Yego. Yewe nitwa Mukanyangezi Tamare. Umubyeyi ufite abana 7. Mfite abakobwa 4 n'abahungu 3. Yego. Mfite abuzukuru 30. Oya. Mfite n'abuzukuruza 7. Oya. Ufite abuzukuru 30? Yego. N'abuzukuruza 7? Yego. Ubwo se ufite imyaka ingahe? Nakubwiye ko navutse mu 52. 52? Barawumve. Uracyari mutoya? Oya. No kuri pe. Ufite imyaka 73? Yego. Mbese nkarikira ndumva 73. Okay. None se mbwira, wumva wishimye gute ko ufite umuryango umeze gutyo? Nshima Imana nanjye nkumva nezerewe. Yego. Wigira gutekereza ko ushobora kugira abuzukuruza? Nkurikije uko nabonaga ubuzima bumeze, nabonaga ntashoboye kubagira cyangwa se kubarera. Yego. Kubarera ni ibintu byangoye ariko barakura. Umuzukuru wangana gute mukuru? Umuzukuru? Yego. Umuzukuru mukuru abyaye 2. Yego. Ufite abuzukuruza bakuru rero? N'ubuvivi uzabona? Imana ishimwe. Yego. Ufite ubuhamya wifuza kutugezaho muri kano kanya, wifuza ko tuganira, unashima Imana aho yagukuye, cyane ko burya iyo dufite ishimwe tuba tugomba kuritaka no kurigeza ku bandi kugira ngo twumve aho Imana yakoze, aho Imana yagiye idukura. Nuko umwanya ni wawe rwose. Murakoze. Yego. Nitwa Mukanyangezi Tamare. Gutyo nabana mfite nabo mvuze. Yego. Iwacu ni Cyangugu. Utuye Cyangugu se? Oya, narimutse. Uri i Kigali? Ubwo iwanyu uri i Kigali rero? Yego. Ndi i Kigali, ariko mu kuva i Cyangugu ni Imana yanyohereje mu murimo wayo kuza kuvuga ibyo yambwiye kuvuga. Ubuhamya. Wavuye iyo ngiyo uza guhamya Imana? Yego. I Kigali? Yego. Oh yes. Cyakoze. Ibyo yakoze. Ubwo uraza no kutubwira uburyo uvugana n'Imana. Ikomereze. Ndabibabwira. Cyane. Yego. Nuko noneho ngeze i Kigali ndi mu murimo w'Imana, nabanye n'Imana mu mpande zitari zimwe, ngenda mvuga ijambo ry'Imana, mpugura abantu mu buryo bashobora gukizwa. Yego. Ariko iyo minsi nari mfite ubuhamya bw'uko nabyaye abo bana 7 mu bakobwa 4, ndi umuntu utishoboye, ndi umuntu ugayitse cyangwa se ukennye. Yego. Ariko abo bana hamwe n'uko Imana yamfashije mu burushyi, nari nashatse umugabo wa mbere arapfa, nsigira abana 4, shaka wa 2 ansigira 3. Yego. Aranyanga noneho ansigira abana 7. Ubwo akwanga gute se koko? Yabonye abana babaye benshi, wehe akajya abona atahaga, nyine arigendera. Adahaga? Oyo umugabo adahaga? Abana iyo babaye benshi muhira mu rugo nta kirimo, umugabo ntahaga. Yego. Ariko kumenye abagabo tutari seriye? Nuko byagenze. Yego. Noneho utararenga aho ngaho, ntabwo byagukomerekeje cyane mu cyerekezo? Ibiki? Kuba nyine umugabo yaragutaye? Binkomeretsa. Yego. Byarankomerekeje ndihangana. Yego.
ikomereza mu kubarera abo bana barindwi nahuye n'ikibazo gikomeye cy'ubukene mpura n'ikibazo gikomeye mbese iwacu aho nari maze kubona abo bagabo bose ntawe twasezeranye nasubiye iwacu nsubira iwacu kuruhana n'abana bacu babonye bikomeye bampa ahantu ho gutura hitwa umunani. Iyo kera rero iyo wabaga udafite icyuha ababyeyi wabonaga batakwishimiye. Bampa ahantu mu gikuku ahantu h'urukingo noneho gusiza no kugira ngo mbonemo inzu biranga kubera ko nta bushobozi nari mfite bwo kwinjira mu musozi cyane kugira ngo ngwize ikibanza. Noneho nkajya guhingira umuntu nanjye akaza kansiriza nkajya guhingira umuntu nanjye akaza kansiriza nuko ikibanza cyabonetse ariko uwo muntu asiza nabi kubera ko umusozi wari uhanamye cyane. Bazana ibiti najya gushaka ukuntu mbona ibiti byaza bakabishinga ku musozi haruguru ariko hepfo y'ibitaka birunze bagashyiramo ibiti kubera ko siniyubakiraga nubakirwaga n'abantu. Noneho bya biti bashyize hepfo aho ubutaka bwarunze inzu yamara kuzura noneho igahengama ikagenda yika kuko ikibanza cyabaye gito. Ubwo noneho inzu ikikinga yakwikinga nkabura ukombaho n'abo bana. Noneho igihe kiza kugera ariko nasengaga Imana narasengaga abagabo banshakaga sinabemereraga kubera ko nasengaga Imana. Bakomeje kugutereta noneho simbemerere kubera ko nari narihannye. Ubwo rero nuko vuga ngo yanzu yakifunga ngira abatwari twegeranye ngo banguranire mbaho urukingo bateremo ishyamba noneho nanjye mbampaho nshyira inzu igumemo abantu bakanyangira tibanyemerere. Mbonye banze nibwo numvishe ko ngomba kwimuka nkajya aho bakodesha. Njya mu mujyi gukodesha ikamembe. Noneho mba mu nzu y'ikodi niyo bita ghetto. Ujya muri ghetto rero? Yego. Hanyuma noneho nyibamo n'abana. Bari abana nyine nyibanamo nabo aho ngaho haratengutse nta kintu hakimariye. Kubarera rero byarangoye nkahingiriza cyane ngahingiriza no kubakwiza ibiryo bikaba bike kubera nari umwe. Nsenga Imana ndayibwira nti kubera yuko ijambo ryawe niryo rituyobora niryo turaryizera tukizera ibyo wavuze Mana wantabaye ukamfasha kurera aba bana. Imana irambwira ngo humura ntabwo nzakureka ngo ube wenyine kandi sinzagutererana nta nubwo nzagukoza isoni. Imana yakubwiye gute? Numvijwe. Wumvijwe inyaje ukumva rimeze gute se? Ijwi rivuga nk'umuntu ariko ntubone umuntu ukubwiye ikakubwira ngo sinzagutererana. Wari uryamye usinziriye? Hari igihe ubibwirwa usinziriye. Oya icyo gihe byagenze bite? Ngewe nari ndi kumva gutya ku manywa nta kibazo cy'ibitotsi nta. Yego ari ku manywa. Yego. Hakabaho n'igihe mba ndi gusenga nkumva n'ubundi ryajwi riragarutse rikambwira uko ngomba kwifata. Yego. Ko naramaze kwihana icyo gihe maze kwihana nabitewe kwihana nabwo abantu barazaga bakambwira bati wihannye ugakizwa wagubwa neza. Kubera ko guhingiriza byari byaranyishe. Nyine nta kintu mfite ntungisha abana nkagenda gahingiriza naba nshaka no kubaka no gusakara inzu yavuye. Noneho kera icyo gihe twasakazaga ibihunda murabizi. Ibihunda bivuye ku nsina byumye. Ibirere bagashyira hejuru iyo nzu niyo nabagamo. Yari inzu iva iriho ibihunda itagira amabati nta mabati yabaga ariho. Noneho iminsi mike biravuye kugira ngo nongere kuzabona ibindi bihunda nkaba narushye nari indushye
narindushye ntagangare. Abo bana rero kurerwa baranduhije, nkarwara namara kurwara nkaremba, babana bakabura umuntu ubaha ibiryo. Iyo uri n'umukene nta muntu ukumva, nta muntu ukwitaho, ahubwo bitaga ku bandi bana babaha ibintu, njyewe ntibanyiteho kubera ko mfite n'abana benshi. Mbese ikibazo cyari abana benshi nazanye, noneho ubwo babana nabandi arwaye bakajya mu bijumburure by'ibijumba mu misozi ya Rwanda, mu ntabire hazamuka imimera y'ibijumba byasigaye mu butaka, noneho bakajya birirwa bacukura bahekenya, iminwa yabo ikamera nk'iy'ingurube. Njyewe ndwaye nta unyitayeho, ariko Imana iramfasha irandinda, ituma nyine ngeze iki gihe. Babana baje gukura mu ngorane, bamaze gukura aho ngaho twari turi i Kamembe, abantu bakajya bamvugaho, kavuga bati uyu muntu utagira akazi, utagira isambu, utagira amafaranga, zarera aba bana gute? Ariko Imana yari yarambwiye ngo humura, sinzakureka ngo ube wenyine, sinzanagukoza isoni, sinzagutererana. Igihe kimwe niho numvishe mvuze ngo ese Imana yavuganye nanjye ko ndi kubona ibyo yambwiye itari kubisohoza. Yego. Hanyuma igihe cyarageze, numva igihe ijwi riragarutse rirambwira ngo igihe umaze ku uyu musozi kirahagije, igihe umaze ku uwo musozi kirahagije. Umusozi w'agahinda. Yego. Jewe Uwiteka ngiye kukugaragaza mu bantu bose bamenye ko ari giye ujya usenga. Yego. Ibirambwiye ntegereza igihe izangaragariza. Abana banjye ntago bari bigeze bajya kwiga mu ishuri, habe no mu wa mbere kubera ubwo bukene. No wa mbere primaire ntabwo bageze. Bose kubera ko nari meze nabo, ndumva nabikunyuriyemo kuko simbitindamo. Twabyumvise. Mwabyumvise. Hari igihe mwarabakene buri banyuma. Yego. Nuko noneho babana nyine kugumana nabo, imaze kumbwira gutyo, bw'abana batari barize nkomeza gusenga, ngasenga Imana, ngakiranuka, nkihana ibyaha, ndizera, nkomeza gutegereza Imana no mu miruho ntegereza Imana. Umunsi umwe irambwira ngo igihe kirageze ngo nkugaragaze mu bantu bose ngo bamenye ko ari giye ujya usenga. Bari baransuzuguye, baranyise nyine amazina y'ubukene, ibyo ndabyemera, ariko umunsi umwe ngiye kubona ndarota. Yego, ngewe ndarota inzozi. Ngiye kubona mbona iwanjye aho nari ndi mu nzu, umucyo uramuritse inzu yose. Noneho ya nzu yose imuritse, ndunamuka, ndebye mbona marayika ahagaze mu nzu. Asa gute? Yererana murika cyane nk'urumuri rurabagirana. Yego. Ahagaze mukabona n'umuntu uhagaze mu rumuri rurabagirana. Yego. Numva arambwiye ngo suhugiwe mu biki, ngo ntabwo wamenye yuko wabonye abashyitsi, ngo ndunamuka. Tese abashyitsi bari, ndamubaza. Arambwira ngo ngwino tugende nkwereke. Aranjyana mpagarika nkariya ku muryango, arambwira ngo anyereka abakwe bane. Yego. Abakwe bane. Arambwira ngo bari abantu bane urabaruzi? Ndavuga ngo yego ndabaruzi. Nguriya wa mbere ngo nagusaba Valeria. Valeria ni umukobwa umwe muri abo. Yego. Ngo umuce icyo ushaka. Yego. Nguriya wa kabiri wamubonye? Ni yego. Ngo nagusaba Jacqueline ngo umuce icyo ushaka. Yego. Nguriya wa gatatu wamubonye? Nti yego. Ngo nagusaba Furaha ngo umuce icyo ushaka. Yego. Nguriya wa kane ngo wamubonye? Nti yego. Nguriya ni ngo buriya ni umukwe nzanye ngo wo kugukurisha hipfunwe n'igisuzuguro wagize cy'igihe kirekire. Yego. Nyine ndabyikiriza ndekera. Abakwe bane.
mba ndakangutse ukabareba mu maso se ari abantu bambaye urukweto ku rukweto ipantaro ku ipantaro karuvati yego iyo uri mu nzozi uba ubiruzi neza yego mpita nkangutse mbitekerezaho ndavuga nti kuko Imana ijya imvugisha ako kantu wigakora kihorere harike gutya noneho ntibwo Imana ijya imvugisha ntacyo Imana ijya imvugisha yego mu gitondo nsa nk'ubibwiye ku bana mbona ntibabyitaye kuko ari barabaye abantu bihebye bakajya babyara yego bakabyara mu rugo bari barihebye bakabyara kuko ubukene bwari bwababanye bwinshi noneho nyine umwe yari yagiye agira 2 undi akagira 3 babyarira iwawe undi akagira 3 abana b'ibinyandaro buzura inzu eka si ibinyendaro nawe y'ikode yego niko babyita ntabwo tukibite abinyendaro bamwita ngo iki dusigaye tubita abana abana nk'abandi n'abana nk'abandi bose nyine bujuje abana aho ngaho yego mu ikode nta mugabo nta n'ababyeyi no kuzerera mu mujyi ntavukiyemo kubera ko nari mbuze inzu yari ifunganye umuryango ufunganye nyine ndazerera nzererana n'abo bana abantu bakamfataho ijambo ngo bariya bana azabakwiza hehe ubwo ni ukuvuga ngo najya mu nzu benayo hatarashira nk'amezi 2 bati tugiye kuyisenya nkaya ngenda nimuka ndumva ibyo muri kubyumva yego hanyuma nkomeza gusenga Imana senga Imana nyeri ku mabaro wanje nkayibwira ibibazo mfite nkajya numva ndi kuruhuka kubwo kuyibwira nkumva ndi kuruhuka ariko babana ndihangana ndabarera ko nari mfite urukundo kubera nari narakijijwe narize ko urukundo Imana ikunda urukundo umuntu ukunda undi bwa bwana ndabukunda bwuzukuru ndabakunda ndabarera ndushye ariko ndabarera ba papa wawe ntabwo wazaga kubareba hari nabo ntazi hari n'abase ntazi ubwo rero ngendera abo bana mu miruho mu ngorane ariko babana nyine nkabona bariho nabanyene bakagenda bakazerera ariko bakazana utwo bazaniye abo bana nkababwira nti mwakwihannye mugakizwa abana batese twakwihana tukazajya turya iki twakwihana tukazambara iki twakwihana tukabahe abana nkabura icyo mbasubiza jewe nta gisubizo nari mfite igisubizo nari ngiteze ku Mana igihe rero cyarageze maze kurota izo nzozi nababwiye nzaniye abakwe 4 mu minsi mikeya nagiye kubona mbona umusore araje wa mbere arambwira ati nje kugusaba Valeria nkuko ijwi ry'Imana ryambwiye uwo ni umukobwa mukuru wawe ntabwo ari umukuru yabanje kumbwira umuto yego niwe yabanjirijeho niwe umugabo wa mbere yaje ashaka yego hanyuma wa undi ndamubwira nti rero uri kumunsaba ngo akugirira ati ngo ambere umugore ndamubwira nti jewe ndi umukristo ntabwo njya nshingira abapagani arambwira ati nanjye ndi umuririmbyi ndi n'umucuranzi yego ubwo rero ndavuga nti ngewe kuko ndindushye ndagushyira pasiteri mushyira pasiteri mugejejeyo pasiteri ndamubwira nti pasiteri ugura aba bantu bakorera ibyo bifuza pasiteri yabitegetse uwo mukobwa ko yasambanaga amutegeka kwihana ubwo yagiye kwihana asaba itorero imbabazi aranarangwa ubwo umukobwa ntabwo yari yakizwa yari yarakijijwe aragwa yari yarakijijwe aragwa yego noneho asaba itorero imbabazi yego noneho uwo munsi nibwo amaze kwihana itorero rimuhaye imbabazi ahita ajya gukenyera uwo munsi ararangwa ubwo muri iyo minsi umusore aransabira arankwera ubukwe bubaho ubwo nyine arashingirwa igitangaza hanyuma mu gitondo baza abantu baza kureba ko ubukwe bwaraye bubaye haza mwabo bajyaga bahurira muri bara baravuga ati twaraye tubonye bibi mu mihanda hanyuma twumva ngo ni Valeria washingiwe Valeria se twararanaga muri bara ya ADPR yanyu igifata inda yikazambika agatimba
n'abakujombaga ibikwasi nyine n'abari baje kunjomba ibikwasi yego ndavuga ngo ntabwo ari ADPR ahubwo twebwe n'Imana twasenze irumva niyo yahaye Valeri y'umugabo yego niko namushubije ninjye wari umugabo ni nanjye wari umugore ndindushye nyine hanyuma undi amaze kumva uko mushubije arambwira ngo iyo Mana yanyu ngo nimba ari uko ngo nanjye urampa Jacqueline yego Jacqueline uwo nguwo ndamubwira nti afite abana batatu arambwira ati abana si ikibazo abana ni umugisha ngewe icyo upfa ni uko umumpa yego rero igihe cy'Imana cyari kigeze niba undi wahahuriraga na murumuna we mu kabari uwo niwe uhise gusaba mukuru we yego yego noneho abaraje n'ubundi bajya bohereza ku itorero pasiteri abayobora ko umukobwa agomba kwihana noneho n'umusore akihana akabatizwa umunsi w'ubukwe umunsi w'umubatiza akaba ari wo munsi w'ubukwe yego wa bari barakundanye se bari barakundanye burya umukobwa we narabimubwira akambwira ngo icyo mfa nuko mbona umugabo yego iyo basharamye bashangaraye gutyo igisubiza bari icyo umwe wa undi wa mbere se wa mukobwa mutoya warongowe mbere we yari yarakundanye n'umugabo we cyangwa n'Imana yabahuje Imana barakundanye bo barakundanye noneho dusenze Imana iravuga ngo niwe mugabo we yego aha noneho nanjye ndumvisha ko Imana ibinyemereye bituma mushingira nuko haza umukwe wa kabiri nawe aje gushungera ahita atwara Jacqueline eko ubwo nawe nyine amaze kwihana uwo musore yarize yego namubwiye ijambo ry'Imana kandi arakizwa koko namubwiye ijambo ry'Imana amen ndamuhugura ukuntu abantu bakizwa arabyemera ati ngewe ndabyemeye amen ahita ku cyumweru ajya gupfukama yego bahita bamwandikira mu kwigira umubatizo bose barakizwa yego ari umugabo wajyaga mu kabari ari umukobwa nawe n'uwo mukobwa nawe arakizwa bose barakizwa Imana yanjye Imana ishimwe cyane noneho barasabanye barankwera ubukwe bubaho ku mugaragaro yego ngo ni uwa kabiri nk'uko nabarose yego hanyuma hasigara umwe umwe aza kuza kumbwira ngo nanjye ngo uriya mukobwa wawe ngo Furaha bose bacaga kuri wowe bacaga kuri jye jewe nari nakijijwe cyane yego nta muntu watinyukaga kuza apfuye kuza yego noneho uriya wa gatatu yitwa Furaha hanyuma aza kuza ikigabo cy'igiswikiri gisinda cy'umurumogi noneho kirambwira ngo kirashaka Furaha yego Furaha yarabyaye kangahe kabiri kandi ku bagabo batandukanye ubwo yego oya we ntabwo yabyaye ku bagabo batandukanye uwo muntu waruje kumujyana Imana ntabwo yamushakaga yego ukuntu byagenze icyo giswikiri kije jewe nariyangiye oya ntabwo uri umukwe wawe ntabwo Imana yigeze kunyereka ntabwo mubi yanyeretse wowe urimo kuko ngendera ku ijambo ry'Imana kandi kuko ntabwo wigeze umubona yego ntabwo muri abo neretswe ntiyararimo yego nyine ndamubwira ngo ntabwo nakubonye yego umusore abwira uwo mukobwa bwihishwa baragenda barishingira bagiye kwishingira hanyuma hashize nk'ibyumweru bibiri yego uwo Furaha araryama yumva ijwi ngo rimubwira ngo Furaha we wahuryamye ni hehe ngo byuka utahe ujye imuhira kuko jyewe nari nabwiye Imana ntabwo kiriya kintu gisinda cyambaye ibishwarita cyari yambaye ipantaro bicagaguriye se gutya za deshire ntabwo biriya wigeze ubinyereka Imana irambwira ngo ninjye watangiye umurimo kuri wowe kandi n'igihe uzawusa ndaceceka ntegereza uko bizagenda ko ngomba kumvira Imana ijambo ry'Imana itubwira kuyumvira muri byose iyo wayumviye ukayemerera igukorera igitangaza yego Imana ishimwe amen hanyuma abyumvisha iryo jwi arabyuka ahita afata igikapu cye uko yakagiye agiye kwishingira agarukana n'icyo gikapu arakomanga arambwira ngo mani ngo nditahiye
yego ntutashyute ati nge nditahiye ati numvishijwe rimbwira ngo ni ntaye ngimuhira kubera ko nabwiye Imana nti ngewe kirasi nigeze nkibona Imana yaramwe ngo ceceka kuko ninjye watangiye umurimo kuri wowe nanjye uzawusa ngo kandi ninjye uzawusa yego mpita nceceka iragenda iramubwirira iramubwira maze kumubwira ahitaza amaze kumbwira ngo nditahiye ndakingura ajya kuryama mu gitondo giswikiri kiba cyagezaho igiswikiri kiza kureba umukobwa arambaza ngo umugore wanjye yageze aha yego ndavuga ntiyahageze ngo none se wamubwiye akaza ngo tukavugana yego ndavuga ndeka mubwire umukobwa ati hoya sinshaka nimuvugane wowe Imana ishobora byose ubwo ntiyaraye mukubita ya reka ubyumve ubwo ni Imana Imana yari iri kubikora Imana yari iri kubikora ikomereza noneho ubwo umukobwa aranga ati genda muvugane wowe yego umusore rongera aramvugisha ngo none ko yanze ko tuvugana ndabigenzane avuga nese ubundi kumbaza ujya kumujyana waramunsabye yego iyo ufite Imana iguha n'ubwenge cyane umusore ngo none se basi ngo ntiwangira inama yego ndavuga nti inama nkugira nuko wajya kwihana ugakizwa wamara gukizwa ukabatiza ukaza ukamusaba ukamukwa ubundi ukamujyana yego ngo itorero ryanyu ribahe ndahamwereka uze kuhamwereka ku cyumweru yabaye wa mbere araza arapfukama arihana bamwandika mu gitabo nawe cy'umubatizo maze kumwandika mu gitabo cy'umubatizo bamubwira ko umunsi wo kubatizwa aribwo azashingirwa furaha hanyuma ubwo ariga tangira kwigira umubatizo hasigaye nk'iminsi 15 kugira ngo abatizwe bashingirwe ubukwe twarabwiteguye byose yarabirangije arapfa giswikira arapfa uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com mu nyungwe yo gucukura izahabu ibuye rimumena umutwe abarapfuye yari yarakijijwe ariko yari yarakijijwe Imana ishimwe igihe kiragera yagiye mu ijuru ariko nta kundi nyine kuko yarategereje kubatizwa nanjye kumva inkuru nziza nta kundi ya nuko byagenze yego iyo uvuga ubuhamya ntugabanya ntiwongera yego uvuga ibyo wabonye nashyizemo amarangamutima menshi twikomereze sasa rero yego ubwo uwo mukobwa agumaho ngiye kubona mbona umuntu aturutse mu itorero ryacu umusore araza arambwira ati buriya rero ngewe abantu bari kukuvuga bakavuga ngo mbese buriya ntago ari uburozi uri guha bakwe ni wowe usenga kurusha abandi byatuma ari wowe umubona bakwe abandi barababuze yego ati bungubu rero nanjye kubera ibitangaza Imana iri kugukorera nanjye ndaje mpefuraha wa undi wapfushije igiswikiri ati kuko aba bana ni igihe wababyaye abana afite ndetse ndi burya naruhanaga n'abana we nyirabo uhari ati nuko nari ntarakizwa atari kubibaye noneho narakijijwe ati ubwo rero ndamusaba ukwezi kumwe mbe mujyanye ubwo niko byagenze
ahita atwarwa na se w'abana amujyanana n'abana ubu aramutunze nanone birangiye neza kitwikiri cyaragiye gikijijwe none uwo nawe aramutunze bameze neza ahita atwarwa na papa w'abana yego Imana ishimwe haleluya amen ubwo rero hasigara umwe yego umukobwa umwe wa kane no tujye gushyingira cyangwa niwe Imana yambwiye ngo niwe Imana yambwiye ngo uyu mukwe we wa kane ngo niwe nzanye ngo kugukurisha hipfurwe n'igisuzuguro wagize cy'igihe kirekire Imana ishimwe abakobwa byarira mu rugo rero Imana iyo ufite igisuzuguriro Imana irabimenya Imana ibibizi nta kintu na kimwe Imana itazi mu mibereho yose ufite Imana ibiyizi uretse ko hari igihe kureka igira ngo wige numara kugera ku rugero ishimwe uzatanga ubuhamya bufasha abandi cyane rwose nta n'iki biri gushaka cyo no kuri nanjye bwamfashije Imana ishimwe amen ikurekera mu ngorane kugira ngo numara gukomera unesheje uzaba umugabo wo guhamya amina kuko hari ijambo yambwiye irambwira ngo aho baguhambye ngo haba hatakibukwa ngo niva yawe ngo yarasibanganye ariko jya uyiteka ngo ndakuzura kugira ngo ube umugabo wo kumpamya amina rero sinakwicara ntahamije kuko ari Imana yampamagara tugomba guhamya abantu bajye babyumva Imana ishimwe ubwo rero uwo mukobwa wa kane niwe wari usigaye arambwira ati Imana ati ya Mana wajya gutubwira nayibonye tikubona natwe iwacu haboneka abambara gatimba natwe bakambara gatimba mu muryango wacu ugayitse ati ya Mana yawe wajya gumbwira ati nanjye nayibonye ati ngaho nsengera nihane ngufashe gukora umurimo w'Imana ubwo rero yarihannye ndamusengera nawe yari yarabyaye babiri umuhungu n'umukobwa noneho ndamusengera amaze kumusengera atangira kubatizwa mu mwuka wera atangira kuvuga indimi nshya arampanurira arambwira ngo umva ngo uko Uwiteka Imana ivuganye nawe Imana iravuze ngo ikinguye umuryango w'umugisha wawe ngo kandi wawe hasize iribo ikinguye umuryango w'umugisha ngo kugira ngo abakomeye n'aboroheje baze ngo kandi wawe hasize iribo ngo kuko umuntu uzajya agera iwawe azajya ahagera akarabe ati n'uhagera afite inyota azajya ahagera anywe ashira inyota ngo kandi hacanye umuriro waka umuntu uzajya agera iwawe asuherewe azajya ahagera asusuruke imitwaro yari afite ayiture agenda amahoro mpabwa isezerano ry'umugisha Imana ishimwe amen wa mukobwa mfasha gukora umurimo w'Imana koko atangira kujya asengera abantu bakomeye n'aboroheje baraza abantu bakomeye n'aboroheje baraza niko nkubwiye bazi wawe amahanga araza arahurura bati bunaka habonetse umuntu usenga yararebaga abantu akabareba no mu magara uwo mukobwa wa kane wa nyuma akareba abantu akabareba no mu magara amahanga arahurura abantu b'Igisenyi bakaza buzuye ibyombo ari amakorari bari kumwe n'abapasitori bakaza kurara iwanjye abanyakigali bakarara amamodoka yuzuye Nyungwe bamanuka baza iwanjye baje kureba umuhanuzi abarundi n'abakongomani bakarara hanze akazu kakaba gato noneho bakarara hanze abapasitori banjye najyaga mbasaba ngo bampe mvuga ubutumwa kubera igisuzuguro nari ifite ntibanyemerere kuvuga noneho pasiteri namusaba umwanya akampa umunota umwe nkamubwira ngo umunota umwe nabamvuze iki koko akambwira ngo uravuga iki se ubundi ngo wabanje ukajya kubwiriza izo ndaya z'iwawe rya jambo yambwiye agiye kubonabona noneho abapasiteri bene wabo bari kuza iwawe akajya abona abanyamasengesho benshi cyane noneho abapasiteri bati kubera ko barara hanze inzu yabaye nto muze tuye gufasha Tamari umurimo w'Imana ubwo nyene baraje batangira kunkodeshereza inzu y'ibyumba 5 na saro washyira mu ivatiri Neumva de Imana ishimwe uvuye muri
twatuzu duto wahereye muri ka kandi kanya katsi kabi cyane k'ibirere ugiye mu nzu nini noneho nkajya bandihira iyo nzu turabasenga tumara ibihe dusenga noneho abantu baza yabareba akabareba no mu magara akabareba ibihishwe byose akabibona akabibabwira n'abarwayi akababasengera bagakira ibitangaza birakoreka nanjye ufite impano yo kubwiriza ubutumwa kubera abantu baje ari benshi nanjye nkaba umubwiriza butumwa Imana ishimwe igice inzira hatari inzira ibintu bigahinduka noneho ubwo hazaga abanyamakuru hazaga abantu b'abakire bafite amapeti ibintu bikomeye noneho igihe kiragera hazamo umutegetsi umwe aravuga ngo ariko aka gakobwa ngo kareba umuntu kakamureba no mu magara ngo umuntu akaba yasize asasiye ibintu ku matora ku gitanda munsi y'amatora ngo akabireba akabibona ngo kariya kantu ngo umuntu yakora iki kugira ngo akiyijyanire Imana iteza abantu abana banjye bateza kwifuzwa Imana ishimwe ubwo rero uwo mutegetsi yaramushubije ni umunyamakuru yabazaga aramusubiza turetse kumusaba ukamushyingirwa uriya wamubona he wamukura he yigeze ajya yiga ntabe na ntayazi bose nuko kandi ni umutegetsi wa mugari wawe noneho aza kuza tutasenze arambwira ngo nanjye nje kusaba umugeni hano ntibose ko babatwaye se ntiburiya hasigaye uwitwa Everine ati uwo nguwo niwe nshaka ntabwo byatinze kandi ari umugabo ukomeye ntabwo byatinze yaraje aransabira aravuga ati jyewe ndi umukozi wa leta noneho nshaka ko mubigira vuba turi muri konji ikonzi kazarangira namaze kumushyingira mufite mu mutima ndavuga nti wamujyanye se nanone hanyuma uwo mwanya nyine yabikoze vuba njya gusenga Imana nyibaza ko burasura yamwemera umuntu utazi no gusoma buriya ntabwo ari yamutegetse ari kumbeshya njya gusenga Imana ndayibaza irambwira ngo ni njyewe buriya bukwe ni njyewe ubutangiye ngo kandi abantu benshi bazabureba buriya amazu abandi baburebe buri ibiti abandi baburebe buri imisozi ngo kuko ubwo bukwe nijye uzaba mbukoze Imana ishimwe njya nakemera ko umuntu akomeje igihe arageze aransabira kweri ansabira neza ankwera neza aramushyingirwa yambara agatimba umukobwa rero kandi ntibari banaziranye oya ntabwo bari baziranye yaraje nyine aza ari umukirisitu wo muri ADEPR araza ati uyu nguyu agomba kuba wanjye nyine bisaba byo no kwiha bancaho bose bancaho kuko yarambwiraga ngo biriya bigabo byabagize abagore ni ibigoryi ngo ariko ngiye kukuzanira umukwe utagukojeje so utajya wumva amabwire Imana iravuga papa amen Imana ishimwe haleluya amina aramujyana aramushyingirwa ubukwe bubigitangaza abanyakigali nibo bakoze ubwo bukwe bakodesha inzu ya miliyoni 2 bayimarana ibyumweru 3 kugira ngo imodoka zibone aho zijya kugira ngo abantu babone aho barara umugeni bamugiyeho baramudekora danye ndumirwa bamudekora mboni bitangaza ubona yahindutse neza nkajya nibaza ngo asubira ninjye wamubyaye nkibaza ukuntu yabyaye iwanjye akaba ikintu cy'igisuzuguriro nuko Imana ibikoze Imana ishimwe rero yahise uko yanyereza abakwe 4 ni nako yabampaye ndayishimye Imana ishimwe kandi yumve ko nyishimye nabwira abantu batizera ko bakwiriye kwizera bagasenga kandi bagasenga bizeye ko Imana yumva umubabaro w'umuntu umenya agahinda kari mu mutima ikamenya ahubwo ahizacisha inzira igukorera ibitangaza oye ntushobora kuhamenya inzira zayo zirenga imyenge ya supanete
amen amen. Imana ibahe umugisha ku bw'iryo. Ubundi buhamya mfite rero nibwo ntangiye. Yego. Mwabyumvise? Twabyumvise. Nuko tugiye gutangira ikindi gice cya kabiri. Banza usome ku mazi gato cyane kugira ngo ubone umwuka w'umubiri, imbaraga z'umubiri. N'ubuhamya bukomeye cyane mw'abantu. Mwumve ko Imana ikora. Abantu mudasenga mutangiye mwige gusenga, abantu mutumva Imana mwumve ko hari ubundi buzima abandi bantu babayemo kandi bwiza. Mwihomba rero mwicikwa n'ibintu bikomeye. Imana iraruhura. Nuko rero hanyuma naje komeza ndashaka umbwire ugize gutyo ushingira abakobwa bawe bose. Yego ndabashingira. Bari barabyariye mu wanjye kandi mu mwaka umwe. Bose babyariye imwe. Niko washingiye mu mwaka umwe. Ariko bagiye babyara nyine bakurikirana. Wumvise umeze ute? Nezerewe cyane nishimye, niyo mpamvu n'uyu munsi ntashobora kuyireka. Babandi bagusekaga. Imana yarambwiye ngo igihe kirageze. Ngiye kukugaragaza mu bantu bose bamenye ko ari igihe usenga. Kuko iyo wababyaje gutyo ntabwo babemera gusenga. Ahubwo bavugaga ko ari igihe ubatuma. Wa mupasiteri wakwirukanye nyine yaramwawe. None se ubu ngubu bubatse ingo nziza? Barubatse baratuje. Ingo nziza cyane. Barakijijwe. Barubatse yego kubera ko bagiye bafite abana. Yego. Ni imiruho n'ubundi ntibabayibuze. Urumva gushyira umugabo abana bangana gutya atarababyaye kandi bose babajyanye bakabajyana n'abana babo. Rero ngewe ndaruhuka. Babana nabo bajya kuguma barushya ba nyina, ariko Imana ishimwe ko abo bagabo babemeye. Amina. Icyo ni cyo gikomeye cyane. Icyo ni cyo gikomeye. Babarihiye amashuri bariga bararangiza. Abo ngubu maze gushingira abuzukuru batatu. Nabakoreye amakwe. Mfite umukwe w'u Burundi ukora muri HCR. Mfite n'uwundi nawe ucuruza inka. Ubu tugiye mu bakwe noneho babuzukuru. Ariko Imana ishobora byose. Ntabwo Imana itakugize. Imana ishimwe. Twigiye mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwawe. Nacyo kirakomeye pe. Kanseri si igikira. Ntabwo ikira. Ku bana b'abantu ntikira. Yego. Hanyuma muri iyo minsi bamaze kugenda Imana yarambwiye ngo ngutumye i Kigali. Yego. Urumva nta nzu nari nakabonye. Nta nzu nabonye. Noneho irambwira ati ngutumye i Kigali, genda ujye i Kigali ujye kubwira abantu ibyo nakoze kuko ninjye wabikoze kandi impamvu nabikoze nuko mfite umugambi ku itorero ryanjye. Yego. Insobanurira icyatumye ikora ibyo bintu. Yego. Nuko ifite umugambi ku itorero ryayo. Bisobanura rero kubivuga ko bikiza imitima ya benshi barushye. Yego. Ngeze i Kigali ndaza naje muri 2014. Kuva Cyangugu kugeza i Kigali naje muri 2014. Usikumaze igihe Kigali. Yego. Noneho mpageze ntangira nyine kuvuga ubutumwa. Pastori bakajya bampa icyemezo aho nshaka kujya kuvuga ubutumwa. 2014 nibwo wari umaze gushyingira abakobwa bawe bose. Bashyingira bose. Bamaze igihe mu rugo rero. Ikomereza. Yego. Nuko hanyuma muri icyo gihe 2014 nkajya nzenguruka mu maparuwase, ngazenguruka mu midugudu ngenda mvuga iby'Imana yambwiye. Yego. Hanyuma nza kufatwa n'uburwayi. Uburwayi sinabumenya. Sinamenye ubwo burwayi ariko nkumva ndwaye. Nkumva ndwaye imitsi, nkajya kwa muganga bakampeza za dekorofenanke, nkanywa za calcium, nkivuza biranga. Ndangiza imyaka 10 numva ijwi rimbwira ngo ngukijije kanseri. Utaramenya icyo urwaye. Yego. None nkumva kanseri ntago nyizi. Nkumva mvuze ngo iyo kanseri Imana ibivuga ibiteye ite. Yego. Ko baganga bamvura nibikiri. Yego. Ubundi iyo kanseri numva mwijwi ry'Imana ivuga iki? Imeze ite? Ntabwo nari nzi uko ifata. Sinari nzi uko iteye. Yego. Noneho najya kwa muganga ndatinda ntibyakira. Abaganga bageraho barambwira ngo mama ngo wowe uburwayi bwawe bwaratunaniye ngo turagupima ngo tukabona uri gupima urupfu. Ubwo nyine bayikubwiye mu magambo ya Kiganga. Ni gutyo gusa. Yego. Bama transferi ngo njye Kibogora.
nk'eshatu nanga kujyayo ubwo nari maze kuremba yego abaganga barambwira bati okay nta kindi dushobora gukora ntabwo tujya tuvura ubukecuru bagezeho bambwira ko batavura ubukecuru yego bavugaga ko ari imitsi y'abakecuru ibintu by'abakecuru hanyuma nza kuremba ndebye ndavuga ngo kwa muganga ubwo bambwiye ngo ntabwo bavura ubukecuru reka njye muri prive ubwo uwo muganga yavugaga nawe undi ntabwo ari byo ikomereze nuko yambwiye yego noneho ntereka nze njye muri prive impamvu batajya batuvura nuko bataduha imiti ikomeye yego ninjya muri prive bazamvura ndagenda ngeze muri prive bakoresha uko bashoboye bampa imiti noneho nagera mu rugo maze kujyana imiti nkongera nkaremba ngasubirayo imiti bampaye nyifite yego noneho abaganga nyine bakanca amafaranga menshi ndatanga ngera mu 100,000 n'ubundi bwa nyuma baranyirukana prive iranga avuga ngo subirayo ngo imiti twaguhaye iracyakurimo ngo ntabwo dushobora kukuvura yego noneho ndavuga nti okay ubwo nyine biranze nitegura gupfa ntangiye mu minsi mike hamwe no kubura uko ngira no kuremba ariko ngahora numva ijwi rimbwira ngo ngukijije kanseri yego noneho nza kuza kumva hano ku iteranyirizo ry'ikibero n'igitsina yego haje akantu k'agaheri kangana n'ishaza yego simenye icyo ari cyo kikanandyaga njyewe nirirwaga n'amagufa n'imitsi ariko ako kantu ntabwo kandyaga yego ngiye kumva numva batangaje ngo muri Gasabo ngo abantu bazajya bibonaho ibintu ngo bidasanzwe ku mubiri ngo bajya bihutira kujya kwa muganga ngo kuko kanseri yateye kandi yamaze abantu byumvisha ntari kujye nagiye kwa muganga kanange ngeyo yego ngenda ariko ntaribwa ngeze kwa muganga hari ikinyinya kuri centre de santé hakurya yego ndi kuhabona barandeba muganga aransuzuma nyine harambwira ngo ngiye kuguha imiti y'icyumweru ngo noneho ngo uzagaruka nyuma y'icyumweru imiti ishize ngo turebe ko byagenze yego nagiye kurangiza icyumweru ka kantu kanganye n'urunyanya yego muganga ahita ambwira ati rero ngiye kukohereza CHK ubwo abanyohereje CHK anyohereje CHK mpageze bampima amaraso kuko ahantu hose ujya bakuvoma amaraso yo mu macupa yego bagapima bakambwira ngo ni negative n'abandi ngiyeho naho CHK nabo bati ni negative uko nagendaga ngaruka amafaranga ya moto yabaga ari menshi kandi njye singira na rumwe urumva nta na rumwe ngira ariko kuba ntari mfite amafaranga kandi nkabona igitangaza cy'Imana nishimwe cyane Imana ishimwe cyane cyane ubwo no kuvuga ngo abantu bamaze kumva ko narwaye bahoraga basunika utunyenyeri basunika utunyenyeri kuri telefone yanjye nazaya kubona nkabona mbunya y'itiki Imana ishimwe amen ubwo ngeze CHK barambwira bati ubwo tubonye ari negatifu mu maraso uzagaruke ubonane na dogiteri ndagenda ndagaruka mbonana na dogiteri arambaza ngo utuye ntuye mu Gisasa ikame ngo none se ngo bararoga ndamubwira nti mugabo ngewe naje nje kwivuza urambaza ko baroga ndabizi se yego muganga azunguza umutwe arambwira ngo uzagaruke ku itariki zinizi ngo bakunyuze muri radiology ubwo noneho cya kintu cyanganye n'avoka yego kigenda gikura kikura kabisa kandi kigakura ari umukara pe nuko gitangira kundya ubwo ndaje ngiye muri radiology ndangiye ko nari ntangiye kuribwa cyane noneho iby'imitsi biri ukwabyo noneho n'iki nacyo kiri kundya ukwacyo
ubwo rero banyuzamwo bamaze kunyuzamo mbaza muganga ntubonye ikimuga ko ndi kumva ndembye muganga arambwira ngo abaganga bose wanyuzeho kugira ngo nkubwire imbaraga z'Imana ngo abaganga bose wanyuzeho nabo uzakomeza kunyuraho nibo bazaterana bagaterana bakiga ku kibazo cy'uburwayi bwawe bazakubwira uko bimeze muganga wanyujije muri radio abansubije atyo ndavuga ndetse buriya noneho ntimumvura nzakomeza ngende mbonane n'abandi baganga uwo muri radio si ukubwira ibisubizo bundi ubibwirwa n'umuganga nyine we yambwiye atyo uwo muganga wari unyujije mu cyuma yambwiye atyo abaganga mwabonanye nabo mutarabonana nabo muzabonana nibo bazaterana bakiga ku kibazo cy'uburwayi bwawe bakagusobanurira yego narambwa ati genda kwa dogiteri wakohereje ndagiye nsubira kwa dogiteri subiye kwa dogiteri arambwira ngo nkohereje muri shiririzi kandi kanseri iyo ucokoje ngo urabaga tugenda ntukorwa mu kanwa gusa cyo ndi kuvuga uburinzi bw'Imana uburinzi bw'Imana buba kuwizera biba ku mukiranutsi imbaraga y'Imana iba ku muntu wihannye ibyaha iteye ubwoba hanyuma igihe cyo kujya muri shiririzi umuganga wari gushinzwe serivisi ya shiririzi arandangarana akajya ndeba hagahabwa nkajya mbona ari kundeba hagahabwa nkavuga naje mu gitondo saa moya none bigeze saa moya y'irindi y'ijoro hano urabona ko mwasize mu bitaro abandi baganga bati ko yaje kare ukaba utigeze umwakira byagenze gute abonye abaganga bamuhagurukanye bene wabo arababwira ngo jewe sinshobora uyu muntu kumushyira muri serivisi ya shiririzi ni ibintu mbakanye niyitahire ngumva mama ni nguhaye randevu ngo nyuma y'amezi 2 uzabona ugaruke hano numva ndamwanze numva ndarakaye numva nti n'umugore mubi naho burya ni marayika wanze ko bagisatura cyakuze nyine ubwo uri kumva ko cyanganye n'igihaza nukuvuga ngo ku buryo noneho abafite amatace bafotoraga bakagenda bayerekana ibintu Tamara arwaye kugeza ubwo cyakuze gifunga igitsina kiragifunga kirakura kiruzura urumva ikintu bafotora cyari cyakuze kingana umusozi kinijya biteye ubwoba noneho umuganga amaze kumpa randevu y'amezi 2 ndamubwira nti sibo nzageza icyo gihe nkiriho muga ngo wegenda nta kibazo hashize amezi 2 nkuko yabimbwiye gucyanjayo muganga arampamagara arambwira ngo ni muganga wa CHK muvugana tindi kukumva ngo nanaguhaye randevu y'amezi 2 ngo none nongeye ho 6 yego ndataka ni muga ubu ngubu ukurikije ukuntu kimeze amezi 6 azashira nkiriho arambwira ngo nubona utabyemeye uzajya handi CHK babaranyirukanye wumvishe ko banyirukanye bamaze kunyirukana ndataha njya kuryama mu rugo cyari kimaze gukura cyanganya umusozi hari ikintu cy'igikara urumva igitsina cyari kifunze mbese bimeze nabi nza gusenga senga Imana kuko hari ijambo ry'Imana twiga ukazajya urisengeramo ugasengera mu ijambo wasomye ijambo wize tuvuge nk'iyo Imana yakubwiye ngo ushikamijeho umutima nzamurinda b'amahoro masa nanjye ndasenga ndayibaza ngo ko wavuze ko ugushikamijeho umutima umurinda akaba amahoro masa kubera iki jewe wanteje iki kintu cyananiye abaganga iki kintu cyayobeye abaganga bimeze gute Imana iza kunsubiza irambwira ngo icyo kibyimba cyaragutunguye wowe ariko jye uyiteka ntabwo cyantunguye ahubwo n'ubundi buhamya ndi kugushakaho
wabyumvise yego inteje icyo kintu kugira ngo ngere nshakeho ubuhamya bwa bundi bwa mbere bw'abakobwa yarawuvivuye noneho icyo kigarutse nacyo kije ari ubuhamya hari igihe njya mbwiriza abantu nkababwira nti wowe ushobora kwanga gukizwa kugira ngo Imana izakurengere igihe gikomeye cy'akagana makuba ukaba utakira ahubwo warengerwa n'Imana ni utungurwa n'umwijima wa Satani gutyo utizeye udasenga udakiranuka nibura ngo nunapfa ujye mu ijuru wajya he ariko Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku muntu yaremye ubwo Imana imaze kumbwira gutyo ko ari ubuhamya iri gushaka ndaceceka abantu bati ni imiziro abandi bati ni ibirozi abandi bati ni ibishega batangira kumbwira ko nzajya mu bapfumu ndavuga nti hoye namaze kumenya Imana yankoreye ubukwe bw'abana banjye ikabishobora nkabona abana banjye babonye ngo barindaya ntabwo bishoboka ngewe sinshobora kujya mu bapfumu ndaryamana na cya kintu uko Imana yabivuze ndayihorera ndaryama noneho nza gutekereza ngo reka njye Kanombe mu basirikare yego ndagenda ndatega ubwo no kuvuga ngo muri babakobwa basimburanaga umwe akahaba ukwezi kumwe undi akaza akahaba ukundi kwezi undi akaza akahaba ukundi kwezi bandwaje ubwo twabaga turi kugenda turi amamoto abiri imoto intwaye nitwaye uwo ngo ugiye kundwaza tugeze i Kanombe bahita baranyandikira ngo ni bamvome baramvoma ngo uzagaruke kureba igisubizo subiyeyo saga ni negative ati tugiye kukohereza i Masaka ubwo bahita bampa transferi yo kujya i Masaka ngeze i Masaka nirirwayo bigeze nimugoroba muganga yamvuye nyuma y'abandi bo rero bashobora kubimenya abaganga hari igihe bashobora kubimenya ariko ntibabikubwire ubwo no kuvuga ngo muganga arambwira ngo nta kindi bukumarire ngo nanjye nguhaye transferi gusubiza i Kanombe ndavuga nti muga umpaye transferi isubiza i Kanombe kandi naje nzanye transferi umuganga ngo ibyo abaganga ntiwabimenya ubwo no kuvuga ngo ndagiye nsubiye i Kanombe umuzungu arambwira ngo tugiye kukunyuza muri radio ubwo barongera banyuza muri radio mbaza muganga ntubonye cyati ntacyo muganga wakohereje wenda igisubizo ubwo igisubizo kigeze kuri wa muganga w'umuzungu witwa Kasta arambwira ngo uzi icyo tugiye kugukorera ntiyego ati ikintu tugiye kugukorera tugiye kukubaga noneho dufata inyama irimo hariya tuyohereze muri Amerika noneho wenda baturusha ibyuma bashobora kumenya ikintu urwaye ni ntacyo bitwaye ko numvaga kukibaga je ari byo nshaka ariko simenye ko ari urupfu ruri ubwo rero bantuma muri farumasi ndagenda nzana igikarito cyuzuye imiti yo kubaga ibipfuko ibiki byose n'inshinge icyuma cyarimwo kiri bubage kirabura kimaze kubura muganga aravuga ngo ko icyuma kiri bubage ko nta kirimo tiko ari nge muri kubibaza ngewe ndabibwirwa n'iki ibyo bampaye nibyo nzanye abaganga bati rero nimba icyo cyuma kitabonetse ntuzagaruke hano ati kereka nukibona ubwa ukakibona ukagishaka ukakibona abari buzagaruka hano i Kanombe babyumvise ibintu bikomeye Imana igikora hanyuma ndataha ngenda mpamagara abi wacu Cyangugu ndababwira nti bambwiye ko hari icyuma ngo ngomba gushaka bati ordinance urayifite ndayifite ati rero njya ku mafarmasi yose bahita bandihira moto y'ibihumbi 600 bya buri munsi uwo mumotari ajya kuzengurukana ahantu hose urebe ko ushobora kubona icyo cyuma nazengurutse mu makifarima yose yo mu mujyi wa Kigali ntaho ntageze icyuma tugeze i Nyamirambo umukifarima umwe aravuga ati ahantu murangira ahantu ubona icyo cyuma ati ugiye sehashika niho uri bukuri icyo cyuma noneho ndavuga nti sehashika baranyanze sehashika baranyanze nawe uri kunyoherezayo hamwe tugenda ugura ntugende wivuza ndagenda banjyanayo ko bandambikaga hasi ko no kuri moto bagendaga bamunziritse mu gitenge
noneho bakinjira bakajya gutanga yaba ordinance abantu baba muri farumasi ya CHK bati kirahari icyuma kirahari numva umutima usubiye mu nda gufu umuntu ararutinya umubiri ni mubi umwanzi w'umuntu cyambere n'umubiri nubwo ubona tukuyakuye tukawugaburira tukawusiga tukawambika ariko niwe mwanzi mubi umubiri uraryana urahinduka cyane noneho tacyumba baravuze ngo kirahari numva mbaye nk'uwanezerwa mpamagara iwacu barambwira ngo ayo kigura yose turayatanga akuvurwa ariko uvurwa turacyakwifuza turacyagukeneye ni muri abo bakwe yego birumvikana ikavukire yanjye ntabwo byashobotse wabyumvise nabakwe yego umuryango wanjye wari ubonetse ari uw'abakwe yego rwose ni nawo umuryango rega wawe yego cyane nuko noneho baravuga ngo ariko ngo nubwo gihari ngo ntabwo twemerewe kugisohora ngo umuntu ushinzwe mituweli mu Rwanda niwe uri buze kuguha ubwo icyemezo cyo basinyeho niho urakibona nese uwo muntu aba hehe barahaturangira tujyayo ngo tubigenda nk'indege yego tujyayo tugezeyo uwo muntu abona ko bemeye ko gihari ariko aravuga ati nanjye njyewe sinshobora kukibaha mutanyeretse umuganga ukurikiranye umuntu ko njyewe Kanombe bari banyirukanye yego wabyumvishe papa noneho uwo muntu utanga icyo gipapuro cyangwa se icyo cyuma aravuga ngo ntabwo nshobora kubyemera hatabonetse umuganga ugushinzwe uyu waguhaye ordinance ngenda umwake transfert bisaba ko nsubira i Kanombe ku muzungu bampa transfert nyizanira wa muntu araza atwandikira ko tugomba kubona cya cyuma cyaguraga 300,000 yego tuba turakiguze ubwo tuba dusubiye i Kanombe tukimugejeje imbere muzungu ati sicyo nyamara cyari cyo none se yari yampaye ordinance atavuga ubwo noneho cyacyumara cyanga n'uyu munsi ndacyakibitse ndataha ntaha muganga asezereye wabyumvise amaze kunsezerera ntangira kubona ko mpfuye ko ari nta kundi bigenze ko ndapfa sinzi ukuntu ndasenga Imana ndayibwira nti Imana ko nzi ko witwa ishobora byose ukaba utagira ikikunanira kubera iki kintu wakinkijije Imana inyuza mu yerekwa nicaye ko bari baransize agasupanesi barapfuka kugira ngo imibu itangeraho noneho mfukamye ndi gusenga Imana inyereka mbona imbere yanjye nako muri cya kibyimba haturumbuka mu igisiga kinini kiraguruka giturumbutsemo mbona kibaye nk'ikishinze nk'ariya mu nguni y'inzu noneho numva ngize ifuhe kuko mfite impano yo kwirukana abadayimoni njyewe ngirire cya gisiga ifuhe kandi ari gihe kivuyemo ndaguruka ndagifata ndaniga mfata akazozi ndagonyora gikubita amababa noneho girangije numva ijwi rimbwira ngo ngukijije kanseri yo mu maraso no mu magufa yego Imana ishimwe amen numva ijwi rimbwiye ngo ngukijije kanseri yo mu maraso no mu magufa muri iyo minsi maze kumva ko Imana imbwiye gutyo mpamagara wa muzungu ndamubwira nti muga mwarandetse pe impfe yewe nari maze gusobanukirwa ikintu ndwaye bo batarakimbwiye none harambwira ngo urinde ni njyewe umurwayi ngo wa murwayi wacu ni ngo yo ngo Imana ishimwe ngo tega nguze ngo twongere tukugire indi nama ubwo naragiye ngeze i Kanombe nararembye pe nararembye umubiri wose waraboze yego mpageze barambwira ngo tugiye kukohereza mu Bahindi ubwo naragiye ngera mu Bahindi banyuza muri scanner ndi kwihuta yego banyuza muri scanner iriya scanner
isobanura ko ngwaye kanseri. Imana ishimwe. ariko wabimenye mbere Ndewe nanabimenye mbere. Tufite Imana nyamana itari bayari, Imana itari Dagoni, Imana itari Ashera. Nari nabimenye mbere y'abaganga. Imana ishimwe. Iyo ngiyo yanyeretse ko inkirije kanseri, ni nayo ibasha gutabara buri muntu wese ikurikije umubabaro afite. Hanyuma wa muzungu banshyize mu bahinde barayibona, mbashyira igipapuro. Noneho baraterana abaganga bose barareba, bashyira mu mashini icyo gipapuro bampaye. Noneho babona ari kanseri. Batuzi n'ibindi ni ati tugiye kukohereza hariya wa Faisal. Rwa Faisal. Yego. Njyayo naho biranga, banyohereza ibutaro. Naragiye ngeze ibutaro, nari nararembye mbese ku buryo ntashobora kubikubwira. Ibintu bikomeye cyane. Abambonaga hari aho nahagararaga umuntu warunzi ntabe yamvugisha. Sinari ndembye cyane. Noneho ibutaro rero kwinjirayo, mbere yo kwinjira mbere na mbere no gutanga 200,000. Sinzi uko byagenze, Imana irabikora. Bahamagara umudugudu waho ntuye. Umudugudu waho ntuye basa nk'ababategeka ko bagomba gukora ibintu by'umuntu utishoboye. Ibipapuro ubu ndabifite. Noneho bari abanyamudugudu bajya ku kagari basinyaho, bajya no ku murenge basinyaho, bampa igipapuro cyo ko tishoboye. Noneho babaganga bahamvura mu buryo bwo utishoboye. Yego. Imana ishimwe. Amen. Noneho naragiye ndavurwa, batubwira ukuntu umuntu nta kanseri bavura. Abaganga bati ntibakababeshye, twebwe nta muti dufite uvura kanseri, ni ukubera ko dukoresha imiti, ariko hari n'imiti dutera abantu uwo mwanya bagahita bapfa. Nuko ugomba gusinya n'umuryango wawe ugasinya. Yego. Ngo niko babigenza. Niko bigenda undi wagiye kukubaga, cyangwa kugukorera ikintu cyose. Operation yose ugomba gusinya. Yego. Nyine bacu ndabahamagara baraza barasinya, nanjye nsinyira ubugingo bwanjye. Yego. Batangira ubwo kumvura. Batugira inama y'ibyo tugomba kureka, ni byinshi ndi kubitaruka. Ariko ntacyo. Kintu nkubwira nuko Imana iriho. Imana iriho kandi korana nabize. Aho ngo barakubaze. Mbese urabyumva. Nubwo biri gutinda ihangana. Nuko noneho ibutaro bari mu kumvura baduteguriye isare bagomba gutereramwo abantu iyo miti ya kanseri. Iyo sare no kuvuga ngo buri muntu wese uryamye ku gitanda cye n'umuganga. Ni umuntu n'umuganga. Ni umuntu n'umuganga. Gutyo nuko iyo sare bimeze. Hari akantu batambika nk'ari imbere y'umurwayi, kirirwa kandi rimwe gatangira kongera kuza kakirirwa gutyo. Muganga nawe bakaba yambaye ibishashi kugeza ku nkweto kugira ngo hatagira umuti uza kumushingaho. Uratwika. Umuti uratwika. Chimiotherapy. Yego nuko witwa. Nuko noneho rero muganga akaba yambariye ibishashi, ariko wakacunga akaguhorobeka mw'ibyo bintu. Iyo mutumaze kukugira murasamba ukavugishwa ibintu bigakomera. Ubwo batangira no kudutera. Haza umugabo umwe muri twe arababwira ati gebe sindara nubwo ejo muzatera, ndashaka kurara imuhira afite parado. Yari afite parado. None ati nzazinduka. Aragenda ajya imuhira mu gitondo kare aba yaje nawe afata gahunda, niwe bamubanjirijeho. Ariko njya kuva imuhira njye butaro, Imana yarambwiye ngo uragiye njyanye nawe. Ariko ibyo nzagukorera ntabwo ari byo nzakorera abandi. Tavuga nti Imana igirobanura ku butone kubera iki mbwiye gutyo. Ariko ndaceceka sinamenye kishatse kuvuga. Noneho wa mugabo abari we babanzirizaho umukiri. Bamugezeho baramutera kuko bakwambura imyenda yose bakakwambika iyabo. Noneho bamaze yarangije amasahani ahita apfa. Parado yatwaye n'abandi. Ubwo haza umukobwa warangije kaminuza, bakimushize abaranogotse. Abantu barapfa bikorera intumbi ndeba, umukecuru ufite imyaka 70 n'ingahe ndahari ndi kubareba. Imana ishimwe. Ubwo no kuvanga Imana yari yambwiye ngo ibyo nzagukorera ngo ntabwo ari byo nzakorera abandi. Ni Imana ivuga, ni nyacyubahiro,
imana Yesu yahawe ubutware bwo gutegeka ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi afite uburenganzira kuri buri kintu ibi byuzuye isi yose n'ibye niwe ubitegeka niwe ukora bigakunda yategeka bigakomera imana ishimwe n'umwami w'abantu noneho njyewe bangeraho bamaze kungeraho barantera nyine barantera uko bashoboye kose ariko bakambwira ngo woweho ngo ugende urya ibyawe ngo n'imyaka ufite ngo ntabwo ikwemerera kubaho muri kanseri biragoye biragoye ubwo nukuvuga ngo muri iyo minsi corona biraje ejo bundi muri corona ije bati ntugutaha abantu bose barwaye ati bakajya gukurikiranwa n'imiryango yabo indege zizana imiti abazana ibiryo bishobora gutunga abarwayi nta modoka ikigenda nta gare nta moto nuko rero nimutaye nta kindi tushobora kubamarira we bari baguteye wa muti bari banteye cyane ntibyagira ikibazo noneho barakomeza narasambaga yego ariko sinapfuye ubwo nukuvuga ngo cya kindi kitangira guhokwa kikajya gihokwa ndataha kiritangiye guhokwa noneho twumva itangazo rivuga ngo abantu bo muri Gasabo baje bari kuri rendez-vous Butaro ngo hapfuye abantu 32 mbwira Imana ntibimeze gute ku bya corona se bari kwishwa nuko batakijya kuvurwa twikomereze baravurwaga ariko birahagarara noneho barapfa itangazo rivugira muri Gasabo yuko abantu bajyaga kuri rendez-vous hapfuye 32 twikomereze ndavuga nti rero Mana Nyagasani mutware none ko bapfuye jewe bimeze gute impijambo ry'Imana riri muri Bibiliya riri muri Yesaya ibice 45 guhera ku murongo wa 5 kujyana hepfo gato iryo jambo riravuga ngo ni Uwiteka nta wundi ubaho nta yindi Imana ibaho itari jewe ni jewe utanga amahoro nkazana n'amakuba ngo Uwiteka ni gukora ibyo byose numva iryo jambo Imana irari imaye ko ari itanga amahoro igatanga n'amakuba ngo noneho ni Uwiteka ni gukora ibyo byose yego ndaryumva maze kuryumva nyine ndekeraho ibyo ngibyo hariya birahokwa biratangira birahokwa ndasenga noneho igihe kiragera maze gusenga gutyo numva ibutaro barampamagaye ngo Ritamari ngo itegure utuyobore nta modoka yagendaga nta n'igare nta na moto ngo utuyobore ngo tuje kukureba ngo kuko rendez-vous yawe yageze ntavuga nti ngewe se bari yabo banyurahe ariko baraje mbayoboye bangeraho aho ngaho ntuye abaturage baho baratangara bati ko nta modoka yagendaga iyi modoka ije kureba uyu mukecuru ubu ngubu ni itabonana imodoka itabonana baba baraje bashyize mu modoka ari baranjanye batangira kumvura nari maze guturika umutsi wo mu mutwe ndi kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru urumva yari impuruza iyo ho iyitegekera abo baganga kandi ntabahamagaye nari kubahamagara se ahubwo nibo bampamagaye basigaranye nomero zacu noneho banjyanye baramvura cya kintu gikomeza guhokwa ntangira gukira barambwira bati rero tuje gatatu kukureba tugusubizayo tukugarura noneho ikanombe habonetse ibitaro bya kanseri rero uzaje ujya ikanombe habonetse ibitaro bya kanseri uzaje ugenda noneho uje ikanombe dutangira kwinjira muri kanombe batangira kudufata kugira ngo bajye batuvura bakomeza gukurikirana cya kibyimba kiragenda kirashonga kirashira urakira hari ahandi ntavuze ariko gutyo ndabivuze simvuze se ko nakize kereka niba hari yindi minota oya nta yindi ariko narakize urakira ubwo umaze igihe kingana icyo warakize kanseri kuburiya kuva muri 2019 nakize 2019 none se ubwo ni nyuma ya 19 kuko nyine ubwo muri 19 nari nkirwaye kigenda kiyongobera bagucishiye mu cyuma basanga yarakize ngewe ndabigifite ibipapuro bagaragaza ko na kanseri Imana ishimwe cyane Imana ishimwe dusoza rero dusoza niki wabwira umuntu uri kutwumva utemera Imana ariko amasegonda 30 yego icyo nabwira abantu
ni ukureka isi n'ibiyirimo nubwo tutabireka burundu ariko ntibiducumuze kuko hari isaha ugera iby'isi ukumva noneho utakibyitayeho ukumva bitakiri n'ibyawe ariko iyo wizeye Imana niyo imenya ko ukwiriye kuba mu isi Imana niyo imenya ko ukwiriye kuyivamo ni ukwizera Imana cyane. Turasoje umuntu ushaka kukuvugisha cyane ko nkuko wabonye ikiganiro inkuru yanjye ukaka nimero, hari n'umuntu ushaka kukuvuga ati reka nganire n'umukecuru nanjye anyobore muri buno buzima tuganire dufatanye agufashe nawe umufashe nanjye amfashe muri ubwo bukene bumeze gutya byose mu bukene mu bibura ku bandi jyenyine kutagira inzu no kutagira ibyo mbese ndi mu mujyi nta nkomoko ngovuga nimero ya telefone yawe 07 850 76 73 8. Iyo ni nimero yawe. Yego. Mukecuru wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye, mbashyize mu maboko uyu mubyeyi wacu, mumwiteho, mumufate, mumufashe, mumugire uwanyu kandi birakunda cyane. Imana iho mugisha, ibagiye neza. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha. Amen, 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 amen. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. Inkuru yanjye